no kubiha agaciro kuko buriya Zoe ashobora kuyobora abantu kuvuga ati kobwa we nugashyanuka ati urashyanuka cyane urumva abakobwa urashyanuka hari ababyeyi bamera gutya yatangira kuvuga akavuga ati ukabuta mureba igijisho ari nka hari ukamureba igijisho mwana akavuga ati papa we yaravuze ngo rya jisho ryawe urumva akavuga ati bira papa aravuze ngo nceceke onaho uko ugenda umucecekesha agira akavuga ati nari ngiye gukora bya bintu papa adakunda kandi mu by'ukuri ikindi cya kabiri nashaka kuvuga hamahirwe umwana yo gukora amakosa muri izo mpano ntubona nk'icyo kintu waruvuze Pamela cy'ukuntu nta mpano nimwe utakoreyemo mu rusengero Imana yarabikoresheje kugira ngo umenye impano yawe nkunze kubwira cyane nk'abajene umujene utazi impano ye ntabwo wicara ngo ujye mu masengesho y'iminsi 3 ngo uvuge ngo mpishurira Mana nkaho marayika azaza mu ijoro akagukubita ku rukuta nako ku ijosi atubiteka arambwiye ngo uzamuririmbye jamais ntawe nzi at least byabayeho cyangwa ubona ikiganza cyandika ku rusika aho kwandika mene tekeri itandika bati uzamuhanuzi y'amahanga abana bacu bagomba kubaza aba doctor umubyeyi akabyara umwana deja azi apana wenda mvuze ngo azi ariko afite ikinarota kuzabyara kuzi ko umwana wazaba guciye mu ijambo n'igihe ashobora kuba aturanye n'abantu ariko akababwira ati kugira ngo nzabemeze ngomba kubyara umwana nkajya nitwa mama docteur ngiye umwana wanjye ngomba kuba umupilote urumva byari nakubwira byo kwikundira mu mwana uko mbaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo aho uri hirya no hino ku isi udukurikiye uri mu Rwanda ndagushimiye cyane abarundi turabakengurukiye cyane gose abakenyezi ugwaruka abantu mwese muri ko murakurikira ikiganiro turabashimiye cyane gose mani bahezagire Pamela arazetse biramutangaje hanyuma wowe uri mu Rwanda ndagushimiye cyane wowe uri mu bindi bihugu bitandukanye ubasha kumva uri mu Kinyarwanda ndagushimiye cyane kufunga iki kiganiro nkwizeza ko ugiye kuryoherwa cyane kandi ugiye kunguka mu buryo bw'Umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri kubw'iki kiganiro ndagusaba kukirebuka kirangiza kuko inama ushobora kuba utumvise dutangira ushobora kuza kuzumva ku musozo mbaye ikaze murakoze cyane kaduhere ku muntu wambaye umutuku Okay. Ladies first. Ladies first. Hanyuma duhe amahirwe umuntu ubabonye bwa mbere abashe kumenya abakozi b'Imana tugiye kuganira. Ikaze. Urakoze cyane Dominique. Nitwa Pamela ndakikwa. Ndo umunyarwandakazi, ndo umukristo, ndo umubyeyi. Yego. Nibyo ngibyo. Pastor arimo arakwitegereza nkaho ategereje ko hari indi profile ugiye kuvuga yawe. Just ndashaka kumumenya birambuye. Murabimbaza. Murakoze nitwa Flori ubundi ni Flori Pamela nzabakira ariko ubwo simwebwe nzakira mwebwe nzabakira. Nkaba ndi umushumba mu itorero rya Zion Temple nkaba ndi umugabo n'umugore umwe n'abana batatu tubaha ikaze cyane kwitwa umubyeyi kwitwa umupapa bisobanuye iki kuri Flori wenda ku bwanjye numva no kuri social media zanjye amazina yanjye iyo maze gushyiraho izina description yanjye ya profile mbere yo kuvuga pastor mvuga yuko ama father cyangwa ndi umubyeyi kubera iki ku bwanjye numva ari inshingano idasanzwe numva ari icyubahiro Imana yampaye kubona naragize amahirwe ikanyemerera kuko hariho benshi batigeze bagira amahirwe yo kubyara hariho benshi batagize amahirwe bataragira n'amahirwe yo kurushinga batarabona abana abo byagoye ibyo rero mpita numva ari ubuntu kandi nkumva mbere yuko mba umushumba babona ku gatuti babona ahantu hatandukanye mba numva inshingano ya mbere nyifite ku bana banjye ni ukuvuga mbere yuko Imana imbaza
umukumbi Imana yampaye gushumba izabanza imbaza abana banjye, izabanza irebe se nabahaye uburere bwa Gikristu, izabanza imbaze ese narabakunze uko byari bikwiriye, ese urugo rwanjye abana bishimira kuba urabona kimwe mu bibazo byagiye bigaragara nanjye papa n'umushumba, ariko ngira ngo amateka y'abana b'abashumba cyangwa abo bita aba PK pastors kids ubu usanga bafite umujinya, badashaka kujya mu muhamagaro, badashaka kujya mu murimo, wenda se rimwe na rimwe ibyo umushumba yabaga yita gukorera Imana bo bayibonaga nka child abuse, bakamusohora umwana bakamujya akarara muri saro kuko abashyitsi baje, akabifata nk'uri guhohoterwa, ubundi akabona ntabona se kurusha uko akabona ibindi byose usibye se, abandi bose usibye se, ko se yagiye mu ivugabutumwa akamira nzovu cyangwa ibuzinganjwiri. Rero numva mbiha agaciro, numva umwana wanjye niwe ubanza mbere y'itorero. Pamela, uri umubyeyi, kuba uri umumama na mbere y'uko uba umumama ngira ngo ni ibihe bibiri bitandukanye, ariko hari n'impinduka ziba zarabonetse. Umwana wawe asobanuye iki iyo umubona? Asobanuye iki kuri Pamela w'uyu munsi? Murakoze. Umwana wanjye iyo mubona hari ubwo mba numva ari nkanjye, mbona ari nyine nkanjye, mbona ari ngewe muto, ndamureba nyine nkabona ni Pamela akiri mutoya uko angana. Iyo mubona mbona asobanuye umugisha ukomeye. Abana nk'uko pastor yabivuze ni umwandu uva ku Uwiteka, ni umugisha, ni ikintu Imana yonyine itanga. Ntabwo ari buriya ushobora kugwa ku mafaranga ukajya mu isoko ukagura umwenda, ushobora kubyuka uvuga ati ndumva nshaka kwambara inkweto zitukura ukajya ku isoko ukazigura. Ariko umwana nubwo haje iterambere n'ikoranabuhanga ryo gukora abana bajya kumugura, babishyiramo n'amafaranga, ariko ni hahandi bitari mu mugisha w'Imana ntibikunda, kuko hari ababikora rwose ntibyemere. Rero inzira zose byanyuramo umwana ni umugisha w'Imana, ni impano uhabwa n'Imana yonyine, nta mashuri, nta bwiza, nta acrobacy wakoze, n'ubuntu. Yabivuze ni c'est la grâce, n'ubuntu Imana ikugirira gusika guhoma. Rero iyo mubonye ndavuga Mana, wangiriye ubuntu butangaje umwana. Waruvuze by'umwihariko w'abamama, birumvikana ntabwo dushobora kugira abana papa badahari, ariko guciye mu ijambo impamvu narimvuze umwihariko nuko abapapa nyine kumva umwana avuze ngo papa bafite wenda feeling bumva ubwabo, ariko bigeze kuri mama ubwo nabyo leta tugisubiza yaguhamagaye ngo mama. How do you feel? ni ibyiyumvo bitagira igisobanuro bitagira igisobanuro, kubera yuko nari mbivuze yuko ntabwo abamama babona abana nta bapapa, ariko abamama banyura mu bintu byinshi cyane. Amezi 9 yo gutwita arimo ibintu byinshi cyane, byinshi. Iyo ugize umugisha rero Imana irakurinda ukaba muzima, ukagira ubuzima bwiza, ntugire ibibazo, ntugire complication. Ariko hari n'abajya mu bitaro rugikubita kugeza amezi 9, hari abarwara, hari ibibazo byinshi cyane kugeza ku kubyara. Igihe cyo kubyaraho abenshi bavuga ngo ni hagati y'urupfu n'ubuzima. Ibyo bintu byose iyo bitambutse ukabyara umwana ukumva ararize, ukamwonsa, ni ibintu byinshi, ni ibyiyumvo mbese bigoye kubisobanura, kubivuga mu magambo. Ni ibintu uba wiyumvamo wowe ubwawe. Rero iyo ubona umwana rero yiruka akina, ibyo bintu ntibisibangana mu bitekerezo byawe, ntibisibangana mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo rero hejuru yo kuba ari umugisha, hejuru yo kuba ari ubwiza, ari ibyishimo, muba mufitanye
bond ni ikintu mu Kinyarwanda komatana hari ikintu kiba kibafatanyije hari amateka akomeye mu mufitanye y'ibyo bihe byose njya ntekereza sinzi wenda pastor aza kutubwira iyo umubyeyi yatwite kwa kundi umwana atangira gukina mu nda cyangwa konka se mu Kinyarwanda kugira ngo byumvishe umupapa niyo akozeho akumva arakina ubona ari nkaho atabye hari n'uwabimbwiye ati nakozeho mpita mpunganya yego benshi babamenyera gutyo noneho ukibaza ko nk'uyu muntu wikanze gutya uba aratekereza ko ngende kumva iki umukanze ari imbere muri nge kandi wenda wowe uhora ubyumva buri gihe none wabyumvise rimwe gusa yabyumvise rimwe aravuga ati ntibishoboka ni gute ufite ubuzima muri wowe imbere rero umwana ni umugisha ni impano kandi nk'uko pastor bivuze ni inshingano ikomeye kuko uramureba ukavuga ati Imana uyu muntu wamushyize mu biganza byanjye wowe hari imirimo ukora nk'Imana ariko hari inshingano wampaye hari misiyo wampaye kuri uyu mwana umfashe gusa mbashe kuyisoza uvuze ku nshingano ngira ngo pastor aza kukidufashaho aho dukunze kuvuga ngo itorero rya mbere ni mu rugo mbere ko tuhagera Pamela ku umwana hari imvugo iriho ubu ngubu ngo kubyara ni kimwe ariko no kurera ni ikindi wayidusobanurira gute mbere yuko tugera aho ngaho hari umuntu ushobora kuba atayikurura neza ngo yumve icyo bisobanuye kubyara twabishyira wenda mu buryo bw'imiterere ya muntu muri biology ni ugutwita nyine ukabyara ukamusunika cyangwa se bakagukorera cesarienne umupapa n'umumama mukishima umuryango ukishima ko mwungutse umwana akaza ku isi mukamugaburira mukamukorera ibyo mugomba kumukorera nk'ababyeyi ariko kurera harimo ibindi bintu byinshi cyane ni irindi shuri cyangwa se n'indi mission ni ubundi butumwa bwagutse burenze kuba wamugurira umuceri n'ibishyimbo n'amata burenze kumwishyurira minerval akajya ku ishuri burenze nyine inshingano n'uburere nyine ni inshingano ariko burenze ibyo byose byo kwita ku mubiri we kumuvuza yarwaye n'ibiki ariko ikijyanye rero n'uburere kumuha uburere sinzi niba ari cyo warumbajije ni iyindi nshingano isa naho iri ukwayo kandi igomba kugendana na bya bindi kugira ngo ushobore kurema umuntu ufite ubuzima bwiza kuko yarwaye ukamuvuza wamugaburiye neza indyo yuzuye ariko abe ari n'umuntu ufite uburere ufite indangagaciro ufite ubwenge ufite ubona ko avuka nyine mu bantu niko mu Kinyarwanda dukunda kubivuga ibyo bintu byose rero nk'ababyeyi bagomba kubigendanira hamwe iyo bavuze ngo kubyara ari kimwe kurera ni ikindi baba bashatse kuvuga ngo birashoboka ko washyira umwana ku isi ukamubyara akazi tukamubona ariko wenda ukaba utamunera umwanya wo kugira ibintu bimwe na bimwe ugenda umwigisha umutoza mu mikurire ye noneho ugasanga arahari ariko afite ibintu byinshi cyane abura kubera ko wakoze icyo kumubyara nturakora icyo kumurera cyangwa se wagikoze igice waramugaburiye umwohereza ku ishuri uterera iyo ngiyo ni ukuvuga ngo kugira ngo natwe ubwacu twabaye abana turabizi kugira ngo uve mu bwana ukure hari akazi gakomeye ababyeyi bakora n'umuryango mugari n'itorero n'iki harimo umurimo ukomeye uko uzamura ukakugezaho uri tukubona nka Dominique ungana utyo ukora ibyo ukora rero iyo uwo murimo utakozwe ubwo burere butatanzwe izo nama zitatanzwe uwo murongo Bibiliya ivuga neza ngo utoze umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza uribaza icyo kintu nuvuga ngo ni ibintu ugomba kumukorera akiri mutoya iyo rero utabikoze ukabisimbuka uratekereza uwo mwana azasaza ameze ate mu Kinyarwanda turanavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito ngiye nkunda kuvuga ngo kugorora igiti gikuze rero n'ibibazo urakivuna ushaka kwigisha umuntu ibintu wakaba yaramwigisha ari muto ageze mu myaka yo hejuru kiravunika rero nicyo gisobanuro cyo kuvuga ngo kubyara ni kimwe kurera ni ikindi kandi ni ibintu bigomba kujyanirana kugira ngo tubone umuntu wuzuye uko biri kose muri byombi harimo abantu barita bumva ikiruta ikindi cyangwa se gifite imbaraga kurusha ikindi ko ari ukurera hanyuma pastor umwana aravutse nk'uko Pamela bitubwiye ageze ku isi ariko hatangiye ya step ya kabiri tuvuze yo kumurera iyo step ya kabiri yo kumurera n'ubwije ariko niyo twabonye ko ikomeye cyane hari impano reka wenda tubivuge mu buryo
buboneye, hari impano ndetse n'ubushobozi yifitemo we ubwe. Ubwo bushobozi kuko akiri muto ategereje muri bwa burere kumufasha kubuvumbura no kubumenya no kumufasha. Bitangira kuyihe myaka? Duhere wenda nkaho ngaho bitangira ryari? Urakoze. Icyo ni ikibazo kiri pertinent. Kimwe mu bibazo dufite ngira ngo nk'umuryango nyarwanda ndetse n'itorero muri rusange nuko nta shuri rihari ryo kurera. Urugero ruto. Ikindi niyo narebye n'amatorero uburyo ategura abantu bagiye kurushaka, hariho ibintu kubera umwanya. Icya mbere ari abageni bagiye gukora ubukwe, ibitekerezo byabo biri mu majyambere, mu dekorasiyo. Kwa kwezi bigisha ni nako kwezi aba afite stress yo kuvuga ngo ndabibonera igihe ndabona abaherera gutumira. Kuriya kwezi mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo yize, niyo yaba amezi 2 niyo yaba amezi 3. Na imagine ugategura ubukwe hafi umwaka wose aho kibagirwa urugo ubuzima bwose. Icyo kibazo ni kinini. Kimwe mu bintu bikwiriye kwigwamo harimo niyo parenting, uko kurera. Ndavuga ku kintu ari nayo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro, ni gute umuntu avumbura impano karemano ziri za impano z'umwuka n'impano karemano mu muntu, ni na gute zikura, na gute zaguka. Jewe ikintu numva nshaka gushyira kuvuga nk'urufatiro rwa mbere rw'uburyo wabivumbura, icya mbere ni ukubaka environnement ituma izo mpano zikura. Ndatanga urugero ruto. Akabuto iyo ugafashe ukagashyira mu butaka bwiza bwahingiwe, burimo ifumbire, haboneka amazi mu buryo bukwiriye, ntabwo ujya wigisha ako kabuto gukura. Bijyanga byakunda, niba kageze mu butaka bwiza, bijyanga byakunda kagomba gukura. Pamela ari kugitegereza nk'umuntu uri gufata amasomo akomeye mashya. Yongeraho nandika ubwo. Kuko iyo birebye iyo ndiho ndashaka kuvuga ihame ry'umwuka, mpera mu itangiriro nza mu byahishuwe. Bibiliya iravuga ngo Imana irema ingobyi ya Edeni. Mbere yuko Imana irema umwana w'umuntu, yabanje kurema ingobyi ya Edeni. Maze kurema ibintu byose, irabanza irema ingobyi ya Edeni. Bibiliya iravuga ngo noneho turema umuntu ase natwe. Imaze gukora uwo mushinga imuhumekeramo umwuka. Bibiliya iravuga ngo ahinduka ubugingo buzima. Arangije Imana nibwo yatangiye kumubwira be fruitful, mubyare, mwororoke, mugwire, muyobore, mutware iyi si. Atarashyirwa, Imana itararema umuntu, yabanje kurema iyo environnement aho azashikira. Nemera ntashidikanya 100% yuko umwana wakuriye hari muri iyo environnement cyangwa icyo kirere, reka tukite iyo Edeni nziza, impano nta kabuza irakura. Iyihe environnement ya mbere mu kubaho kw'Imana, gutoza abana gusenga, gusabana nayo, ukabigisha yuko hirya y'ibi tureba Imana ariyo ifata itangiriro ikamenya iherezo. Iyo environnement y'urukundo, uburyo umukunze, umusekera, unezerwa, udahita umutuka akoze nk'ikintu tice. Urazi tugira uwo muco mubi mu Banyarwanda wo gukoresha amagambo agoye, gutukana waki ntaziwe. Ayo magambo ni mabi kuko Bibiliya iravuga ngo icyo watura nicyo kiba. Ariko no muri psychologie babyita alienation mentale. Iyo bavuga ngo uri ikigoryi, uri ikigoryi, uri ikigoryi, ubwonko butangira kuvuga ndi ikigoryi, ndi ikigoryi, uziko ndi ikigoryi, ukayoberwa aho imibare yagiye, naho ni ya magambo akomeje kuvuga. Rero iyo environnement umwana yumva yakubwira icyo ashaka, yakora icyo ashaka, afite uburenganzira bwo gukoresha impano, ikintu kimujeho vuba akanakivamo akajya mu kindi, iyo niyo ya mbere. Ya kabiri wenda turaza komeza kuganira, ni ukumenya, ni ukureba passion ze cyangwa tendances ze. Buri wese agira, nkunda kuvuga ngo
n'umugambi w'Imana ujya wihisha mu mpano Imana yaguhaye, kandi ibintu bitangira vuba. Kuba Pamela azi kuvuga ntugire ngo bitangiye ubu, tubajije iwabo wasanga yaravugaga kuva kera. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umunyamakuru w'ubu, uyu niwe tuzi, ahubwo yavuze kera. Kubera iki? Ndatanga nk'urugero, urebye iyo umwana avutse aba agifite tendanse zimwe na zimwe. Umwe akaba akunda numbers cyangwa imibare, kubara bimubangukira, undi agakunda kuvuga kwi-expressinga, kubwira abandi ikigomba gukorwa, gutanga amakuru y'ibyabaye. Biriya byose ni utumenyetso duto duto twikiye umwana azaba cyo. Iyo ubonye akunda ari extravertiye, aravuga imbere y'abantu ntagira ubwoba. Hariho nk'umwana nk'urugero ruto, nzi abana, reka mpereye ku wanjye umukuru witwa Zoe. Byaranyobeye ariko nzi neza yuko azavamo umuyobozi. Kubera iki? Iyo ageze baba bamuruta, baba bo bangana, arabaganza, akaba yababwira ngo jya aha, kora iki, va hano, dufatira ibyemezo, like really, akaba yagufatira ibyemezo. Iyo ubonye nk'icyo kintu, kuko ni urugendo rwo kuvumbura iyo mpano, utangira kuyiha uburenganzira bwo gukora. Nk'urugero, umuyobozi mwiza abasha kuvuga imbere y'abantu iminota 15, ukamwigisha kuvuga, yaba avuze ijambo ry'Imana, yaba avuze ikindi kintu, ariko akajya imbere y'abantu akagira icyo atubwira. Ibyo byose biratinyura kuvuga, gukora. Hariho n'abandi wenda usanga ari introvert, ariko ibintu byo kubara, ibintu byo kwikorera ku ruhande ukabona arabikunze. Maybe Imana iri iramuhamagarira research, iri iramuhamagarira sinzi comptabilité, b'abantu bakunda kwihisha ahantu bagakora ibintu, abandi Imana iri irabahamagarira n'ibindi binyuranye. Ibyo byose ni ibintu bito bigenda biza. Ngira muri umuna wanjye umunsi umwe tuvumbura yuko azi gushushanya. Twari twicaye muri salo nk'uko turaganira na Pamela, arangije yicara nka hariya, afata crayon arashushanya akaguru, ukuntu akaguru kameze. Ngiye kwibona mbona ni jyewe. I was like, nisi uzi gushushanya kuva iki gihe cyose? Noneho atangira kubidevelopa. Ubu ngubu ngira ngo twese yadushushanya, ngira ngo n'umwana akamushushanya uri kuri buntu. Uwo nguwo. Wenda ikiganiro kirakomeza, turakomeza kutuganire kuri ibyo. Mu gihe pastor ari gusoma ku mazi, Pamela, uwo mwana aravutse, ariko mu kuvuka kwe hari umushobora kwibwira ko kuvumbura impano y'umwana bireba umubyeyi umwe. Yaba ari kubona Pastor Flori ari kuvuga nk'umupapa, akumva ko nyine ubwo nyine bireba abapapa, cyangwa akavuga ati niba ari umumama ari umurera ari umwonsa, atoke niwe uhora nyina mwonsa, ubwo nyine niwe ukwiye no kumenya impano ye. Ubitekereza cyo ukuri ni ukuhe? Utekereza ko bireba umubyeyi umwe ntabwo ari byo, ni amakosa, kereka aba yadahari. Cyangwa se niba bireba bombi, kwijanisha ringana rite? Ni kwijanisha nyine ringana, ijana ku ijana. Nubwo ari 50-50, ntabwo ari 50-50 ngo mugire ibyo mugabana n'ibiki. Buri wese agomba gutanga ijana ku ijana rye muri urwo rugendo rwo gufasha, bwo kuvumbura impano y'umwana no kuyiteza imbere. Ikintu ntekereza gifasha nunganiye aho yarageze, cyane cyane nko muri iki gihe, aka ni akazi gasaba umwanya. Gasaba umwanya kubera ko icyambere, wenda reka mpere tubwira ababyeyi ko bakeneye gukora ibi bintu, bakeneye kwitegereza abana babo bakavumbura impano zabo. Wowe uvuga ngo kuvumbura impano nyine uri mukuru ufite imyaka nka 30, 30 yindi twavuga ko yapfuye ubusa. Wenda ntiyapfuye ubusa, ariko hari ibintu byangiritse, hari ibintu byapfiriyemo hagati. Niba usigaje indi 30 cyangwa 40 yo kubaho, ugasanga impano yawe yikoresheje igice kimwe cy'ubuzima bwawe.
rero ababyeyi dukeneye kumenya yuko uyu ni umurimo nyine utangira rugikubita ntabwo twavuga ngo ni ku myaka 2 cyangwa 3 kubera ko buri mwana wese arihariye buri mwana wese afite impano ze buri mwana wese ntabwo ari nkundi ariko jewe ntekereza yuko nta mwana utagira impano nta mwana utagira ubushobozi Imana yamuremanye buri muntu wese mu buryo Imana yaturemye butangaje buri wese Imana hari ibintu yamuhaye rero kubera ko umwana bakiri umwana buriya ibingibi dushaka no kubivuga ku bantu bakuru tukabivuga ukundi ariko uyu munsi kubera ko turi kuvuga ku bana abana ntabwo ari akazi bazikorera nakazi kazakorwa n'ababyeyi mbere yuko undi muntu wese aza ariko n'undi muntu wese uri iruhande rw'umwana yumve ko afite iyo nshingano kumenya rero ko ibyo bintu bihari ko bigomba gukorwa kare umubyeyi akabimenya kuko iyo atabizi wigeze kubivuga ngo hari igihe biterwa wenda no kutamenya hari igihe umubyeyi avuga ati giye naramubyaye kandi mbona ari muzima ajya ku ishuri akiga giye umwana wanjye nta kibazo afite uramuhaye ibirayi ko yariye ko yaryamye ibindi mumbaza ari ibiki rero ababyeyi tukeneye kumenya yuko hari ubushobozi hari impano hari ibintu bidasanzwe bitandukanye umwana n'uwundi Imana yamuremanye kandi wowe nk'umubyeyi ufite inshingano zo kuvumbura ukazivumbura ko aracyari umwana wenda kera azabimenya aribyo azamenya dutanamenye nawe ariko iyo nshingano tubanze tumenye ko ihari kandi tuyifite kugira ngo dushobore kuyishyira mu bikorwa rero bidusaba umwanya muri iyi minsi rero n'amatelefone yacu n'amakompiyuta n'ama-iPad social media umwana ashobora no kugenda muri iyo nguni agashushanya kuko uri busy niba uri mu rugo ubwo ni umubyeyi uri mu rugo kuko abandi bo baza abana baryamye sibyo keretse mu wenda muri iyi minsi yaguma mu rugo nataha mbere ya 3:00 ariko muri rusange ababyeyi cyane cyane b'iki gihe wenda sinzi kuntu nabara iyo myaka ariko ababyeyi nyine bo mu gihe cy'iterambere usanga dukunda kubivuga ngo ababyeyi nibaho umwanya ariko sinzi niba twumva uburemere bwa biriya bintu n'ingaruka bigira ni ukuvuga ngo imwe mu ngaruka rero ni uko utazigera umenya umwana wawe kumenya umwana wawe ndahamya ko hari ababyeyi benshi bamenya abana babo muri guma mu rugo ukamenya ngo umwana wawe burya ararakara burya ibintu bimushimisha nibi burya umwana wanjye uzi ubwenge burya ukaba nkaho ukangutse rero uyumva icyo kintu cyo kumenya abana bacu rero ni ikintu habuze gato nyine ngo kiducike burundu nuko twagize amahirwe akaza kuguma mu rugo nubwo twayitewe n'ikibazo ariko mu rwego rwo kureba mu rwego rwo kureba kote iri positive ni ukuri iki ni igihe ababyeyi bakangutse kuvuga ati burya umwana wanjye burya yacecetse aba ari muri utu tuntu ese burya umwana wanjye ukaba nkaho muhuye bwa mbere ukavuga ati nishimiye kubamenya urumva rero ni ikintu gisaba umwanya umubyeyi akagiha umwanya kuko ntabwo uzamenya ko umwana wawe azi gushushanya ariho ashushanya utamureba wibereye mu bindi bintu uri busy urangaye ntabwo uzamenya ko umwana wawe azi kuvuga utamurebye utamwitegereje utamwumvise rero bimwe wambazaga ni inshingano yandi ni inshingano y'ababyeyi bombi ku kigero kingana iki kugira kigero kingana bunganirana birumvikana kuko umupapa ashobora kugira ikintu abona umumama atakibonye muri bwa buzima bwo mu muryango mukakiganira ko akuye mwana ngiye mba mbona azagira gutya na gutya noneho no kubiha agaciro kuko buriya Zoe ashobora kuyobora abantu kuvuga ati kobwa we ntugashyanuka ati urashyanuka cyane urumva kobwa urashyanuka hari ababyeyi bamera gutya yatangira no kuvuga akavuga ati ukabona umureba igijisho ari nka hari ukamureba ikijisho mwana akavuga ati papa we yaravuze ngo rya jisho ryawe urumva akavuga ati bira papa aravuze ngo nceceke noneho uko ugenda umucecekesha agira akavuga ati nari ngiye gukora bya bintu papa adakunda kandi mu by'ukuri aho kugira ngo umucecekeshe ahubwo wamufasha kugira ukuntu abijera kugira ukuntu niba ari umwanya akoresha ahubwo ndumva ameze nk'umukobwa wanjye we urabona ko akunda ababyeyi mujya ahantu mukiganirira ibyanyu arabareba akavuga ko abantu ko mbona batatwitayeho agafata ikirahure ati ndi hano urumva agatangira akababwira
kandi yamara kuvuga ati munkomera amashyi munshimire yabirangiza yabirangiza akaguhamagara ati noneho ni wowe utahiwe nawe genda utwereke kandi nturi bumubwire ngo ibiki wese ko yabikoze nawe haguruka utwereke ibyawe akabirangiza kandi kababwira ati mwese kandi afite imyaka ingahe 6 urumva agomba kujya kuri podium cyangwa ku gatuti kumuzanira Pastor Flori akareba ukuntu impano yayikuza mu rusengero. Pamela, hari imyumvire yabayeho kera, ngewe mbyaye umwana nsanzwe ndi umucuruzi wa kenkayeri, ariko uwo mwana kubera ko yadukijije iyo kenkayeri mu rugo agomba kuba nawe yaba umucuruzi kandi agacuruza, nkumva nanjye yacuruza kenkayeri kuko mbona niba rero yadukije ubwo nawe nyine agomba kubikora. Ugasanga za mpano zicecekeshejwe umwana akiri muto. Byanyibukije umupapa umwe mukuru yarambwiye ngo mwigishe gucuranga. Pastor ariga pe, ariko ukabona shwi ushaka kugorora igiti gikuze. Biranyerekeza ku kibazo kivuga ngo wenda dahera kuri Pastor, kuba umwana yamenya impano ye akiri muto hanyuma akayikuza, no kuba yayimenya kuze hose wenda arayimenya. Hari uyimenya kerewe, hari n'uwayimenye mbere. Mu kuyiperforminga cyangwa se mu gushyira mu bikorwa by'iyo mpano biba bisa bimera kimwe. Urakoze. Ndifashisha hari umwanditsi umwe witwa Malcolm Gladwell yakoze ubushakashatsi ku ba high performers cyangwa abantu batandukanye bakina umupira, abahanzi, aba CEO, abayobozi. Asanga kugira ngo impano yidevelope noneho ifate donc yidevelope ihinduke idasanzwe, tumenye nka Dominique ni kuririmba indirimbo za gospel kandi abantu bakunda, bisaba amasaha y'ibihumbi 10 kugira ngo ahinduke a high performer. Amasaha y'ibihumbi 10 murabyumva, ni ukuvuga ngo akoresha amasaha nk'abiri birasaba byibura ku munsi, wenda reka tuvuge birasaba nk'imyaka nk'icumi, 13. Niba akoresha 4 birasaba nk'imyaka nk'itanu. Ikindi ubundi bushakashatsi mucyo yavumbuye, yabonye byoroha iyo umuntu atangiye akura. Ubwo uwo ni umupsikologe wakoze ubushakashatsi, anabyandikaho igitabo cyitwa Outlier. Kandi iyo ubirebye usanga n'abahanuzi bibiri twereka muri Bibiliya cyangwa abakozi b'Imana badasanzwe, no mu mateka y'ububyutse bwabaye ahantu hatandukanye, impano yagaragaye vuba igakorerwa ikiri ntoya nibwo yidevelopye cyane. Turatanga nk'urugero rwa Samweli. Yumvise ijwi akiri muto, akamenya ntiyanarisobanukirwa. Yumvise ijwi agira ngo ni rivuze. Biraryoshye kubyumva ko Imana niza kuvuga izazivuga nk'umubyeyi wawe. Ndashaka kugira ngo wumve uburyo Imana, kuko yabyitiranije gatatu, could be yuko Imana yavugaga neza nk'uko yari yavuga. Mu yandi magambo, uwo mwana wawe ashobora kuba ataramenya Imana, ariko Imana yaragushizeho nk'ishusho yayo. Mu yandi magambo, iyo mpano ye izapfa cyangwa izakira bitewe n'uko wayivumbuye kare ukanayubakira kuva umwana akiri muto. Atangira kumutoza ati nivuga kandi ujye uvuga ati karabe mwami. I'm sure nubwo uriya mugabo ijwi ry'Imana atarakiryumva, ariko yabaye momenta mwiza wa Samweli, arazamuka ahinduka umuhanuzi udasanzwe. Ndabivuga gutya rero, ni byiza, ni iby'igiciro ko umubyeyi agira uruhare mu kuvumbura kw'impano no mu kuyikorera. Kubera iki? Buriya hari ibindi bintu nabonye, ngira ngo n'abandi twese tujya tubibona. Ahantu wize cyangwa ahantu wakoze habaga hari umuntu ufite impano nyinshi, ariko ukabona yarapfuye ubusa. Kubera iki? Ibindi dufate jye na Pamela dushobora gukora bituvunnye, wagira gutya bikaba birakunze, ariko ukazasanga kubera ashukwa n'impano ntiyigeze iyo mpano ayishyiraho kuri discipline ngo iyo mpano imubyarire ibintu bidasanzwe. Niganye n'abantu wabonaga yakina
ku rwego ruri professionnel, agakina umupira w'amaguru, agakina basket, agakina volley, agakina. Ariko ubu ngubu usibye kuba naramumenye muri école secondaire, tukaba twaravugaga ati yarateye ubwoba. Ubu ngubu ntiwamubona ko yigeze akina. Kubera iki? Ni kimwe kumenya impano, ni ikindi kuyikorera. Et pourtant ukabona abantu badafite impano ziteye ubwoba, zihambaye, ariko kubera discipline, kuyishyira ku murongo, akajya yicoca, akabyuka agakora, akabyuka akavunika, akabyuka akayigaburira, akayikorera mbega, akayuhirira uko bukeye uko bwije, ukazasanga yahindutse umuntu udasanzwe, atari umuntu usanzwe. Uwo mwana rero iyo ubimutoje akiri muto, haba hari amahirwe menshi yuko azaba udasanzwe, kuko iyo discipline ni ukuri ntabwo azayiga akuze. Ntabwo iyo discipline azayiga akuze. No gufata vuba biroroshye ku mwana kurusha psychologiquement. Bavuga yuko umwana uri munsi y'imyaka 5 ashobora kwiga indimi zirenze 7. Ururimi, Igifaransa, Icyongereza, Icyarabu n'ibindi bitandukanye. Urabyumva? Tugeze kuri Spanish. You see? Urumva ugasanga umwana yabimenye. Kubera iki? Ubwonko bwe nyine ntabwo ntibukeneye kuba format. Ubwacu bizasaba guformata, gukuramo ibintu byinshi bitandukanye. Uwo mwana rero ugomba kumutoreza iyo mpano. Ikindi no kumwigisha kugira discipline yo kuvuga ngo impano ikorerwa iki gihe kugeza iki gihe, aya masaha 2 saa yo gukubagana, saa yo gukina PlayStation, saa yo kureba dessin anime, ubwo ndiyo ndavuga ku banyamujyi mama, saa yo gutwara ikigare, ikigurudumu, saa yo gukina mabigi. Uyu ni umwanya wo gukorera impano, niba ari ukuririmba, niba ari kugira ute. Rero kuko buri mu performer wese, buri kikorwa cyose gikenera discipline byanga byakunda. Iyo rero ni indangagaciro atakwigira ahandi usibye umuryango. Muri iki gihe hari ijambo rivuga ngo turi muri monde ya benefice. Monde ya beton. Monde ya beton. Impamvu ziri jambo nuko impano kenshi na kenshi ntago ari buri gihe, kuko nta statistique nakoze, ariko kenshi na kenshi usanga iyo umubyeyi ahatira umwana gukora ikintu rimwe rimwe kiba kidahuye n'impano ye, nuko bashaka ikintu wenda azabona kizamwinjiriza amafaranga, kizahindura ubuzima bwe mu buryo bw'ibifatika, noneho ugasanga aramujyana ahantu we ashaka kuko areba ko ari byo bigezweho muri icyo gihe. Kurera ni kimwe, ariko no gukuzana ikindi nkuko twabivuze. Ya mpano kugira hari ushobora kuvuga ati ndayimwereka, ariko kumufasha kuyikuza kuko mbona nta musaruro bifite, ntabwo ari ngombwa ko nyimufasha. Iyo myumvire umubyeyi yayitsinda ate? Yirengagije ko ku isoko iyo mpano umwana ari kumubona idafite agaciro, itari gutanga akantu, reka mbyite muri ya mvugo y'urubyiruko rw'ubu, ariko akabona arayifite. Yatsinda ate icyo kintu cyo kubirenga ariko akanga akamufasha akayikuza? Reka wenda urwo rugamba ntabwo rworoshye, kubera ko urumva nk'umubyeyi hari ahantu agera akavuga ati ibyo byose umwana wanjye, nubwo muri kumbwira ibintu by'impano n'iki, ariko hari igihe wenda ntazaba mpari. Urumva hari igihe wenda nshobora kugira ibibazo bikaba ngombwa ko uyu mwana yitunga. Rero uva mu bintu byo kumbwira ngo gushushanya, ngo sinzi uyu mwana se azarya iki se, azarya iki? Urumva nk'umubyeyi izo mpungenge zirumvikana, ariko nkunda kuvuga ngo hari igihe ababyeyi twikundira mu bana, kwikundira mu mwana. Uri kwikunda wowe, ariko mbese uri mu kumusunika mu bintu mu by'ukuri ku nyungu zawe, apana iz'umwana. Cyangwa ibyakunaniye ugashaka ko ari we ubikora. Hari umugani uvuga ibyo bintu, ngo sinzi niba ari byo kukuraga rugamba rwa sinibuka neza ukuntu bavuga, ariko hari icyo kibazo nyine cyo kwikundira mu mwana. Hari ikibazo cyo gushaka nyine ko umwana, hari nk'ukuntu ababyeyi bavuga bati twebwe, njyewe n'undi umuganga, docteur wa médecine, madamu wanjye wenda ni umupharmacienne,
cyangwa nawe n'umuganga abana bacu bagomba kubaza aba docteur umubyeyi akabyara umwana deja azi apana wenda bivuze ngo azi ariko afite ikintu arota kuzabyara kuzi ko umwana wazaba guce mu ijambo n'igihe ashobora kuba aturanye n'abantu ariko akabwira ati kugira ngo nzabemeze ngomba kubyara umwana nkajya nitwa mama docteur ngewe umwana wanjye agomba kuba umupilote urumva byari nakubwira byo kwikundira mu mwana uko ukagira ngo ni nk'umushinga wowe utangije ni umushinga wowe utangije uriho urareba mu myaka iri imbere nanjye nzaba umuntu ukomeye ariko nzaba umubyeyi wubashywe muri quartier ufite umwana w'umuenjeniyeri rero umwana wanjye ugomba kwiga kubaka kandi uwo mwana ameze nka Dominique ntazi n'itafari n'imwe kandi uwo mwana nta nubwo anabwirwa iyo ntego y'umubyeyi we abona bihatirwa wabona bihatirwa gusa so hari icyo ariko hari ikintu nshaka kugarukaho ntabwo ngewe uko mbitekereza sinizera ko umwana cyangwa umuntu cyangwa twese umuntu agira impano imwe gusa birashoboka kwiba imwe ariko sinizera ko ishobora kuba imwe gusa like imwe yonyine ngo uvuge ngo ni gutya bimeze muri buko mugani w'itarana uyu mugani nawe utekereje ngira ngo ndangije nka secondaire sinibuka igihe ariko muzi ko hari igihe aba jeune barwana no kumenya ngo ndinde impano yanjye ni iyihe ubushobozi bwanjye n'ubuhe nzakora iki hari igihe kigera umwana akarwana n'ibyo bintu none ugasanga arajya muri ibi arajya muri biriya arajya muri ibi arajya muri biriya rimwe na rimwe ugasanga nta na kimwe akoze neza bimwe bavugaga bitabamo na discipline n'iki iriya periode niyo yanyigishije ko hari inyigisho nyinshi twumvaga zivuga ngo icara kangusetse nk'uko bivuze ndibuka tukiri bato tuyikizwa twabaga turi mu rusengero turi nk'abawuditeri b'impano tuvuga uriya zigo ni umuhanuzi uriya afite impano ebyiri uriya eshatu uriya ntayo ukabona ntayo hariho abantu ujya uvuga ni ukuri urumva ariko nanone iyo habuzemo ya discipline hakaburamo ya mentorship hakaburamo bwa bufasha bw'ababyeyi n'abandi bantu usanga nihanda umwana akora ibintu nk'ijana sibyo sinzi uri muri protocole sinzi ubwo ngiye muri rusengero sinzi uri muri protocole waririmbye ngiye ibyo bintu byigeze kumbaho nkaririmba nkasemura nkakora protocole nkakoresha inama sinzi ibitaramo byabaye buri kintu cyose noneho birashoboka ko hari ubushobozi ukaba na MC mbese iri cya gihe kiba gisaba ubufasha bw'umuntu wisumbuyeho umuntu mukuru so ngarutse rero kuri cya kibazo wambazaga umubyeyi ntacyo bitwaye gutekerereza umwana ukavuga ati umwana wanjye uri mukuru ufite amakuru urumva hari igihe ibintu bya kontabilite byari bishyushye umuntu utize kontabilite akumva nta kazi azabona urumva bukeye haza ibya siyanse none ukavuga ati twebwe twize lettre none turajya he turakora iki umubyeyi IT induru zikavuga noneho nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru uba ufite amakuru icyerekezo cy'igihugu icyerekezo cy'isi ibigezweho globalization mbese igitondo kimwe bati igifaransa ikindi gitondo bati icyongereza ibi ukabwira ati mwana wanjye fata ibitabo by'igifaransa urumva ubu ugerageza vraiment nk'umubyeyi ariko icyo ni ikintu kimwe ni akantu kamwe ntabwo umwana wawe akwiye kuguma mu mbibi z'ibintu wowe utekereza ntabwo kuko wenda uzagira amahirwe aba ari umwana n'ubundi usanga impano yo kwiga vuba ufata ibintu vuba arebaho gusa akamera nk'ukopiye bikaba birarangiye abimenye ariko zirikana yuko hari igihe bishobora kudahura n'ubushobozi asanganywe n'impano n'ibyo yifuza nk'umwana bikazamugora ageze imbere noneho ugasanga ibyo yarashoboye warabicecekesheje wowe umujyana mu byawe wa musaruro washakaga ntuzawubona n'ubundi ngewe inama nakugira rero nk'umubyeyi ndakumva impungenge wagira zo kubaka ejo hazaza umwana wawe umureberera ibigezweho n'ibiki ariko ibyo ntibirahinduka birahindagurika ahubwo wowe mufashe ziriya mpano ze nubwo uyu munsi nta mafaranga arimo dusubiye inyuma gato muri kwa kundi kuzireba wanareba ibintu umwana akina nabyo hari igihe hari abana bazakurikiza inzira y'ababyeyi babo noneho ugasanga ibikoresho bya papa we nibyo bikinisho bye
urabona donc tools that is tools zabaye toys nibyo abona mu rugo nibyo bintu bihari ariko hari n'igihe wabyara umwana ntabibone kandi tools zihari ariko ntazigire toys rero reba umwana ibintu akina nabyo noneho kuko navuze ko nizera ko ntawe ugira impano imwe shaka ukuntu ushyira umunzani hagati y'ibintu umwifuriza n'ibyo we ashoboye kuko birashoboka ko byajyana birashoboka ko wenda uvuga ati mwana wanjye akunda kubyina ariko ibyo kubyina nk'umubyeyi ndatekereza ko nawe bizamugeza urabyumva ariko wibicecekesha kuko ari igihe ashobora kubyina akanasoma ibitabo cyangwa bikajyana kuko ntawe ugira impano imwe yonyine ahubwo we nk'umubyeyi gerageza urebe ukuntu ubijyanishana kubera yuko bwa bushobozi umwana afite buzagira umumaro muri cya kintu wowe wifuza ko akora kuko n'icyo kintu cyo kutamutsikamira ngo ushake ko akora ibyo ushaka biramufungura akaba umwana uri free wagutse ufungutse mu mutwe ku buryo n'ikintu wamubwira yagikora ariko numukuza umwereka ko ushaka ko ajya mu nzira zawe azakubaho ikigenge ndakubwira ati mama agiye ibintu byawe ntabyo niga ntabyo nkora simbishaka simbikunda ajya gukwepa hari abana nzi benshi bashushanya bagiye bashushanyiriza mu bikoni kuko azi ko iwabo bamubwira ati wowe ugomba kwiga siyansi urumva ukaba umuscientifique ukazaba umuganga kavuga atari kugiye ibyo bintu sindimo no kubyumva ngenda ashushanya akajya gushushanyiriza aho batareba aho kwepa rero ubu uriyo ushatse kwiga siyansi ukamuha ibitabo bya siyansi ariko ukamugenera n'umwanya wo gushushanya yakumvira noneho ugasanga bya bintu biragendanye kandi birakunze kare nabwiye pastor nti Pamela ari kukwitegereza nk'umuntu uri kwiga Pamela arambwira ati wampa igitabo nkandika na pastor amonaga ari kukureba ubanza nawe wamuha igitabo yari nziyo ndayiboroka mu mutwe nuko bamakaye mukandika hanyuma turagenda tugana ku musozo hari ikintu mise ntekereza uradufasha gusobanukirwa nk'umubyeyi niba hari n'udukurikiye ubitekereza cyo bimufashe umwana niba umukumiriye mu cyo we ashoboye wowe ugashaka kugendera ku cyo wumva ko ari cyo kigezweho wenda bijyanye n'uko umutekerereza ntutekereza ko umwana amaze kuba mukuru akabona ko wamuvukije amahirwe reka mbyite gutyo bishobora kuzana amakimbirane hagati ya wa mwana umaze kwisobanukirwa na wa mubyeyi abona ko yamuhemukiye cyangwa ntiyamubereye umubyeyi ngo amworohereze muri ya mpano ye bikaba byazana umwuka utari mwiza hagati y'umwana n'umubyeyi amaze cyane ntago byabura kuko urumva hari amahirwe uba waramuvukije hari umwanya uba waramutesheje nubwo atarabizi ntabwo yari abizi nk'umwana ariko uranyemerera mvuga akantu gato gasohoka ku babyeyi mvuga yuko umwana ari mu maboko y'ababyeyi nyine akivuka mu muryango wahavukiye ariko twese tumufiteho inshingano ashobora kuvukira mu muryango w'abantu batagira ikintu bitaho cyangwa badafite n'ubwo bumenyi ibi turi kuvuga badafite ayo makuru badafite uwo mwanya badafite ubwo bushake ariko umuturanyi ukabibona umwarimu ku ishuri ukabibona ngewe nkunda kuvuga ko ni ukuri inshingano zo kurera zigomba kurenga imbibi z'umuryango papa na mama abantu bari mu nzu imwe zikagera ku bantu bose kera byarakundaga ubu sinzi uko bigenda bishira ngira ngo ubu kera impamvu byabagaho nuko washoboraga guhura n'umwana nubwo atari uwawe ariko ari gukora ikosa mu rusisiro ukamuhana mama wanjye yahoraga arwana na n'uyu munsi twavuganye numva abwiye umuntu ngo mutama ngo kunywa itabi ni bibi mama uracyabwira abantu ibyo bagomba gukora ibyo batagomba gukora ibyo ntibikibaho urumva ariko umwana ushobora kumuhana umubyeyi we mukabipfa rwose ati ntunkorere ku mwana ariko iyo myumvire nayo igomba guhinduka kugira ngo twese dufashanye kuko umwana bavuga gute ni uwa village yose hariho umugani proverbe ni proverbe isobanura yuko umwana iyo umwana avutse aba ari uwo mudumba wose uwo mudugudu wose uba umufite mu nshingano itakora muri fata umwana wese nk'uwawe ariko mu buryo bwiza ndibuka igitabo cya mbere nasomye
sinzi niba icyo cyambere ariko cyarankorogoshoye cyane mu mutwe think big ya Ben Carson Dr. Ben Carson ni umuntu wamamaye ku bintu byo kubaga gutandukana abana bavutse bafatanye ubwonko bufatanye niwe ari n'umwirabura noneho ariko iyo muri think big iyo asobanura ukuntu kuko urumva yabaye umwana ntago yavutse abaga urumva ntago yavutse ari umudokiteri ntago yavutse ibyo bintu wenda ntago yaranabizi ariko iyo asobanura uburyo uruhare rwa mama we uruhare rw'umwarimu we uruhare rw'umuntu bahuriye mu nzira uruhare ibyo bintu byanteye ubwoba bituma mbona ko kugira ngo umwana agere ahantu agera kugira ngo umwana agere ku ntego wowe watekereje nk'umubyeyi cyangwa se utigeze unatekereza kugira ngo umuntu wari muto ufite imyaka 3 n'itanu agere ku myaka 40 akora ibintu by'ibitangaza yanyuze mu maboko y'abantu benshi kandi babihaye agaciro bakabyitegereza bakamwigisha wenda ntibamubwiraga ngo uzabaga ubwonko gutya ariko bafite ukuntu bagendaga bamwitegereza ndibuka ko yavuze ko harimo umwarimu umwe wamwigishaga ngira ngo matematike cyangwa shimi imibare cyangwa ibintu by'ubutabire yaramwitegereje yaramunaniye ariko akabona ari umwana ukunda kwiga kandi bise umwana biha umwanya bimwe navugaga byo kwitegereza guha umwanya umwana ukamwitegereza avuga ati umwana ifo ko mufasha kugira ngo agire imbaraga hano hantu urabyumva neza rero bisaba ko buri muntu wese yumva afite iyo nshingano ugasunika ugashyiraho agatafari ntabwo ari ibintu bibyuka gitondo ngo mbonye umwana azi gusoma ngo muhaye ibitabo ngo birarangiye no kuko azagera ku myaka 6 akubwira ati mama ibyo nibyo bitabo noneho sinshaka kubisoma kandi kuri 3 azabisoma akavuga ati ibitabo bya buri munsi byo muri uru rugo ndabirambiwe foko mpindura wenda ubwagiye ku ishuri yabonye n'ibyo abandi bana bakora urumva rero ni umurimo wo guhozaho kandi ni umurimo udakora wenyine ni umurimo udakorwa n'umuntu umwe ni umurimo udakorwa n'umubyeyi umwe ngo undareke ni umurimo udakorwa n'ababyeyi gusa ukwiye gukorwa n'umuntu wese mushobora kujyana abana ahantu ukumva umuntu aravuga ati ku mwana wawe ndabona arimo iki kintu ucunge neza iyo ni umuntu wabihaye umwanya wabitekereje wabyitegereje ariko ibintu byacu byo kuba twirangariye twe abana bariye baryamye bagiye ku ishuri urumva ugasanga rero kera bimwe bambazaga agize imyaka 35 nibwo atangiye kumva ko afite ijwi ryiza ashobora kuririmba abantu bakamukurikira tekereza iyo myaka yose urumva ahita bara imyaka asigaje kugira ngo ibyo bintu ababikoza kumva ni mikeya hakabigiha wenda nimwarwana ariko yakurakarira nakongeraho ikintu nkuko yari ariho aravuga mu by'ukuri ibyo avuga ni ukuri kandi nemeranya n'ibyo yaravuze bijyanye n'uko impano itavumburwa rimwe n'umuntu umwe ahubwo numva ababyeyi bafite inshingano imeze irya ni uko expose umwana ahantu hose hashoboka hashobora kuba yavumbura impano urugero ruto niba umwana wumva aririmbamo kuki utamujyana muri Sunday school kuki utamujyana muri korali y'abana kuko aho umuhaye amahirwe yo kwagura impano umuhaye amahirwe yo kuririmba niba abyina kuki utamujyana ubwo ndiyo ndavuga bari nko mu rusengero muri groupe y'ababyinnyi muri drama team n'ibindi bitandukanye niba ari umwana ukunda abakene kuki utamushyira muri babandi basura ibitaro basura abakene bakora begeranye ibyo kurya ibyo ngibyo birakuza iyo mpano birayigira ikindi cya kabiri nashaka kuvuga amahirwe umwana yo gukora amakosa muri izo mpano ntubona nk'icyo kintu wari uvuze Pamela cy'ukuntu nta mpano n'imwe utakoreyemo mu rusengero Imana yarabikoresheje kugira ngo umenye impano yawe nkunze kubwira cyane nk'abajene umujene utazi impano ye ntabwo wicara ngo ujye mu masengesho y'iminsi 3 ngo uvuge ngo mpishurira Mana nkaho marayika azaza mu ijoro akagukubita ku rukuta nako ku ijosi atwiteka arambwiye ngo uzamuririmbye jamais ntawe nzi at least byabayeho cyangwa ubona ikiganza cyandika ku rusika aho kwandika mene tekeri itandika bati uzamuhanuzi y'amahanga ndumva ntazi impano n'imwe iba mu rusengero at least mu rusengero nakuriyemo ntakozemo
narakorobye nararirimbye navuze ubutumwa nayoboye amateraniro nta kintu na kimwe numva nzi ntakoze ariko uko kuzunguruka byatumaga mvuga ngo iki si icyanjye noneho ukumva pasiyo yacu urayirambiwe wareba iki nacyo si icyanjye ukazasanga inzira imwe igusigaje ku mpano ebyiri cyangwa eshatu ubwo ukoreramo rero ni byiza yuko duha amahirwe abana wo kuzunguruka wenda ibyo nari mbivuze abari mu rusengero n'abagira amahirwe mu by'ukuri nta hantu heza ho gukuriza impano nko mu rusengero ikindi cya kabiri ni niba uri umubyeyi ufite ubushobozi ongerera abana bimwe bita extra curricular niba wamwishyuriye minervare yego ariko ushobora kumwishyurira no kwiga umwirongi kwiga gitari ushobora kumwishyurira no kujya kwiga danse kujya gukora natation kujya gukina utwo tuntu tugera muri 3 4 kubyina kinyarwanda buriya umwana uzabona kimwe mu bimukurura ushatse wabiha imyaka 1 2 3 ubyemerere bifata umwanya 3 4 5 ubone ibyo bintu byose ukora n'umwana nakubwiye ati iki kintu ndakirambiwe cyangwa ukabona uri uramuforsa wikimuforsa mu wese urashaka iki niki wumva ukunze akakubwira ati genda yumva muri iki umureke agikore umunsi uzakivumbura hariho impano zivumbuka nyuma zitinze kindi nkuko yaravuze ntabwo impano ijya bimwe gusa hariho abo wenda bahawe itarantu imwe ariko hari amataranto menshi 2 3 7 10 8 wenda reka ntange nk'urugero rumwe rw'umukozi w'Imana umwe bamwe bazi umunyamerika witwa TDJX ahora ntangaza mu by'ukuri ni umubwirizabutumwa ni umukinnyi w'amafilme ni umucuruzi nanjye rantangaza imirimo akora umucuruzi ni umuririmbyi ni umusocial media influencer ni umuleadership expert yigisha ibintu bya leadership. He's also a motivation speaker. He's a motivational speaker ari ku mabodi y'ibigo magana ibiti mirongo ibyatsi bodi donc hajya bodi inama z'ubutegetsi kandi ari umushumba mu yandi magambo iyo umufata ukamuzirika ukavuga ngo sha uri umushumba kora icyo gusa guma ahangaha mu by'ukuri buri urica ikimana yamushyizemo n'isi yari kubihombye ibyo bindi n'isi barahombye ibyo byose ariko barakina filime nziza kurushako ugasanga biriho birakiza ingo n'imiryango iri birasenyuka mu gihe Hollywood iri birasohora ibintu bipfuye bijyanye n'ubutinganyi n'ibindi binyuranye ariko nakina filime nagira production room azaba ariho arabwiriza n'ubwo butumwa mu yandi magambo n'uwo mwana wimuzirika kuri iyo mpano imwe wivuga ngo sha uzaba doctor nkuko nabaye doctor bigiye kuba intego y'ubuzima ngo umubwire ngo ugomba kuba icyo nshaka yuko bacyo mfite ubuhamya niga muri école secondaire ndangiza uwa gatatu nagize